Urubanza rwa Ishimwe Thierry, umubyinnyi w'umwuga wamenyekanye nka Titi Brown, akaba yarakurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana, rwongeye gusubikwa rushyirwa ku wa 22 Gashyantare 2023. Byari byitezwe ko uyu musore aburana ubujurire ku gufungwa iminsi 30 y'agateganyo kuri uyu wa 8 Gashyantare 2023, ni ukuvuga ejo hashize. Icyakora mu makuru bwa KTV News yashakishije yamenye ko bitewe n'uko umucamanza yagiye kwiga, urubanza rwe rwasubitswe rugashyira ku wa 22 Gashyantare 2023. Titi Brown yongeye gusubikirwa urubanza rwari rwasubitswe n'ubundi, dore ko bimaze kuba ubwa kabiri nyuma y'uko rwari rwasubitswe ku wa 30 Ugushyingo 2022 rugashyirwa ku wa 8 Gashyantare 2023. Mu Ukuboza 2021 nibwo Titi Brown yakatiwe gufungwa iminsi 30 y'agateganyo mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Uyu musore utaranyuzwe n'iki cyemezo yahise akijuririra, mu gihe byari byitezwe ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari kuburanisha ubujurire ku wa 30 Ugushyingo 2022. Byanzuwe ko rusubikwa nanone rushyirwa ku wa 8 Gashyantare 2023. Kuri uwo 8 Gashyantare rero, ni ukuvuga ejo hashize, urukiko rwongeye gusubika urubanza rwa Titi Brown. Uyu musore ukurikiranwe n'ubushinjacyaha icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 17, bivuga ko yakoze ku wa 14 Kanama 2021. Umubyeyi w'umwana bivugwa ko Titi Brown yaba yarateye inda, avuga ko yohereje umwana we gusura nyirarume mu biruhuko, atashye akavuga ko yarwaye igifu. Ubwo rero nta kindi cyabaye usibye kujya kuvuza umwana, maze bagera ku bitaro bya Kibagabaga, isuzuma ryakozwe n'abaganga rikagaragaza ko uyu mukobwa yari atwite. Umwana rero mu kubazwa uwamuteye inda yavuze ko yagiye gusura Titi Brown mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kigarama, bikarangira amusambanyije. Ku busabe bw'uyu mwana ariko iyi nda yaje gukurwamo. Ubushinjacyaha rero bweretse urukiko icyemezo cy'amavuko cyemeza ko uyu mwana w'umukobwa yavuze tariki ya 1 Mutarama 2004. Bikaba bivuga ko rero yaba yarasambanyijwe afite imyaka 17. Mu iburana Titi Brown ariko we ahakana ibi byose yivuye inyuma. Icyakora akaba yemera ko uyu mukobwa bahuye nubwo atigeze yinjira mu nzu iwe. Uyu mubyinnyi yabwiye urukiko ko umukobwa wamubwiye ko aje kumureba ndetse anagera iwe, ariko ahamya ko atigeze yinjira mu nzu iwe. Wakwibaza ngo iby'uru rubanza bizarangira gute? Andika igitekerezo cyawe muri komenti, ariko nyamuneka nshishikariza nawe utakora subscribe kuyikora kugira ngo ujye ukomeza kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye.